Umunsi umwe Bakame yagiye mu ishyamba ihahurira n'inzovu. Inzovu irayibwira iti mva imbere wawe usawa. Bakame irayisubiza iti aho ntiwagize ngo ubugabo ni ubunini? Niba utabyemera ngwino dusiganwe urebe ko nakurusha imbaraga, cyangwa se kubera ko uzi ko udashobora guterura ibyo biguru byawe ngo dusiganwe, enda dushaka umugozi dukururane turebe urusha undi ngufu. Inzovu iraseka cyane iti nta soni kuvuga ibyo uko ungana uko tugakururana. Bakame iti ubwo urabitinye rero uratsinzwe. Inzovu iti mbega akagabo kirarira, ceceka waba usawa. Iti ngaho nikagende kaza n'umugozi, ariko kamenye ko nzagashikuza rimwe nkakamanika mu giti ibisiga bikakarirayo. Bakame iti ndumva gutukana byo warabyize, ariko nidukururana nkakunesha uzangororera iki? Inzovu iti nzaguha inzoga mu kibindi maze ugende uyisangire n'akagore kawe kandi tuzuzura cyane. Bakame iti imikazi izakemurwa ejo rero. Zimaze gutandukana, Bakame ihura n'imfizi y'imbogo irayibwira iti amashyo mbogo. Imbogo irayisubiza iti pu, sindamukanya n'utugabo tw'imbwa nkawe. Bakame iti uranyikorereje, tugiye guhiganwa turebe urusha undi ngufu. Ngiye kuzana umugozi w'umurunga ukomeye, mfata umutwe umwe ufata undi maze dukururane turebe urusha undi ngufu. Imbogo iti genda uwuzane ejo, ningukurura nkakwiyegereza nzakunyukanyuka nkugire ubushingwe. Nuko zombi zihana umukono ziragenda. Bakame iragenda ibwira umugore wayo iti umva rero wa mugore we, mbohera umugozi w'imigwegwe ukomeye cyane, nanjye ndatyaza icyuma uhanagure n'inkangara, maze ejo nzakwereka aho tuzajya guhahira. Umugore ati ko nduzi ugiye gutyaza icyuma, hari aho waba wabonye akaboga? Nuko umugore aboha umugozi muremure cyane, Bakame nayo ityaza icyuma cyayo. Bukeye bashyira nzira baragenda n'inkangara ku mutwe. Bageze mu ishyamba, urukwavu ruragenda no kwa Nzovu ruti nazanye umugozi, none fata uyu mutwe, ngiye kugenda nkuzingura, numara guhera ndi buguhamagare nkubwire witegure uhamye ibirindiro. Inzovu iremera. Urukwavu ruragenda rugeze hirya aho imbogo yari iri, rurayibwira ruti nguyu umugozi, nje nkukurura hasi, none fata uyu mutwe w'umugozi, ndagiye ningera ku wundi mutwe ndakubwira nti ngaho maze ushikame dukururane turebe unesha undi. Imbogo nayo iremera. Urukwavu rumaze kuzirika umugozi ku Nzovu no ku mbogo, rujya hagati yabyo rukoma akamo ruti ngaho turabonanye, shika mukurure utaza kumbeshyira ngo nagutunguye. Urukwavu rumaze kuvuga ibyo ruritaza rusanga umugore warwo aho yicaye n'inkangara. Buri nyamaswa iribwira iti kako ntazi ngakurure nikamara kunyegera nkamena umutwe. Nuko zirakurura ye, ibyuya birazirenga. Inzovu imaze kunanirwa icyuya cyayirenze iribaza iti none ko ubunini bwaba atari bwo bugabo koko, ko numva kakabwa kanshegeshe. Ya mbogo nayo ahiri ibihembe isigaye bikuba ku butaka urufuro rwayirenze, nayo ikibaza iti kakagabo gatekeyemo amabuye. Naho Bakame n'umugore we aho bicaye bakaryana inzara bagira bati koko ubunini si bwo bwenge. Agakwavu kabonye byahagira, amaso yabivuye imutwe bigiye kunogoka, gatema umugozi. Uko byagakuruye, Inzovu iragenda ikubita igitwe ku ibuye iraca. Imbogo nayo mu ruhande rwayo igiye kugwa irahenuka, igwira ibihembe byayo ibyikonyoreraho irayica. Bakame n'abakamekazi babibonye bikoza hejuru, bibaka ya nkangara yabo bagenda biruka begera intumbi z'ibyo bikoko. Nuko barabiketagura na cya cyuma bitwaje, barangije inyama barayora bashyira mu nkangara, barikorera barataha. Bakame kubita ikivugiriza iti ntubona se ko ubugabo atari ubunini? Bakamekazi nayo iti no gushaka neza bitera ishema.